ushobora kuba warasomye ibitabo byinshi bitandukanye muri Bibiliya, ushobora kuba waragendaga wibaza byinshi ku byerekeranye n'ubwana bwa Yesu, bigatuma winjira muri Bibiliya kujya kubisoma ariko ukaba utarabibonye. Hari abantu benshi bagiye bandika ku bitabo byinshi byo muri Bibiliya, yewe bagenda bavuga no ku byerekeranye n'iby'ubwana bwa Yesu, ariko nkeka ko nta wigeze wandika ku by'ubwana bwa Yesu keretse nk'aho batweretse yavuka i Betelehemu, cyangwa se nk'aho muri Luka babyanditse kuva afite imyaka 12 kuzamuka. Twihuse cyane turebye muri Luka, basanga hari inkuru batwandikiye ivuga ku by'ubwana bwa Yesu, aho mama we na papa we bari bagiye i Betelehemu, bagiye kurya umunsi mikuru, nyine bagiye mu minsi mikuru nk'uko bisanzwe. Urabizi ko abantu bazamuka bakajya mu byaro bakajya kuriraho iminsi mikuru, nuko nyine nawe Yesu byabagendekeragana, yajyanaga n'ababyeyi be bagiye kurya iminsi mikuru i Betelehemu. Hanyuma rero ageze i Betelehemu, abantu benshi bari bahari, nyine byabaye ngombwa ko aburana n'ababyeyi biwe. Hanyuma baza kugaruka kumushaka badaye, baza kumushaka nyine bamusanga ari mu rusengero ari kuvugana n'abigishwa, barimo baraganira nk'abantu bakuze kandi ari umwana. Gusa iyo nkuru ntabwo ariyo nyirizina yari igiye gutuma tuvuga, ntabwo ariyo yatumye nza hano kubabwira ino nkuru. Uramutse ariko nawe ushaka wagenda ukayisoma muri Luka igice cya 2 umurongo wa 41 kuzamuka ku murongo wa 50, maze ukirebera iyo nkuru ya Yesu akiri umwana. Ariko rero iyo nkuru nubwo ivuga ku by'ubwana bwa Yesu, aho wibuke ko yari afite imyaka 12, ntabwo bigeze batwereka, nta gitabo na kimwe cyo muri Bibiliya kigeze kitwereka ku by'ubwana bwa Yesu kuva mu myaka 12 kumanura hasi. Nkuko tubimenyereye, urazi yuko mu bwana bw'umuntu hari imikino agenda akina, hari ukuntu agenda abana n'abantu, cyangwa se hari n'imyitwarire mike agenda agira, ariko ntabwo twigeze tumenya ku by'ubwana bwa Yesu kuko Bibiliya nta na hamwe yigeze ibyandika. Ese waba ushaka kumenya iby'ubwana bwa Yesu? Niba ushaka kumenya iby'ubwana bwa Yesu, icyo wasabwa no gukanda subscribe, hanyuma tugakomeza twinjira mu kiganiro nyirizina. Yesu akiri umwana yakoraga ibintu bitangaje cyane. Yesu akiri umwana yakoraga ibintu bitangaje cyane, bitangaza muri make, ariko ntabwo byigeze bishyirwa muri Bibiliya. Nkuko tubimenyereye, hari ibitabo bibiri tugira, hari ubwoko bw'ibitabo bibiri tugira, hari ibyo bita canonical, hakaba n'ikindi gitabo bita ubwoko bw'ibindi bitabo bita bakona kubita apocrypha. Uyu munsi rero turibanda cyane ku bitabo apocrypha, ariko tutaragera kure, reka tubanze dusobanukirwe ubundi apocrypha ni iki, canonical ni iki. Canonical ni ubwoko bw'ibitabo usanga muri Bibiliya, ni ibitabo byagiye byandikwa cyangwa se n'inzandiko zagiye zandikwa n'abantu bazwi, harimo nka Luka, Matayo, hari abandi ba Yohana. Biriya bitabo byese tugenda tubona muri Bibiliya bizwi. Ibyo ngibyo rero nibyo biboneka mu bwoko bw'ibitabo bita canonical. Ariko rero nanone hakaza n'ubundi bwoko bw'ibitabo bita apocrypha, hagiye handikwamo ibitabo byinshi bitandukanye ariko bitigeze bishyirwa mu byanditswe byera, cyangwa se bitigezwe bishyirwa muri Bibiliya nk'uko ibindi byabashije gushyirwa muri Bibiliya. Urugero, harimo nk'igitabo cyo bita Enoch. Ndakeka ko nta gitabo cya Enoch kigeze cyandikwa muri Bibiliya, ariko ntibisobanuye ko atigeze yandika igitabo. Ndetse n'uwo bita Thomas nawe hari ibitabo byinshi, hari inkuru nyinshi yagiye yandika, ariko n'ibyigeze bishyirwa muri Bibiliya. Ari naho cyane tugiye kwibanda kuri no nkuru yakoze, ari we Thomas, ari we yanditse igitabo icyo bita The Gospel Infants of Thomas. Icyo nicyo gitabo Yesu yabashije kwandikwamo akiri umwana, kivuga ibyerekeranye n'ubwana bwa Yesu, ari nabyo tugiye guhera umuzingo kuri uyu munsi. Yesu akiri umwana yagiye agaragaza mu bintu byinshi bitandukanye, mu bitangaza byinshi bigenda bitandukanye, uretse ko wenda bitashyizwe muri Bibiliya. Hari ubwo twihuse, hari ubwo Yesu yarimo arakina n'abandi bana bagenzi biwe, aho imvura yari imaze kugwa. Hamwe urabizi ko abana imvura imaze kugwa bakomeza nyine kugenda bagakina mu byondo, bakagenda bakishimisha. Iwabo rero hari haguye imvura, hanyuma amazi areka imbere y'umuryango, akora icyo bita ikiziba cyangwa se ikidendezi, nyine bitewe n'uko aho ukomoka mu byita, bitewe n'aho ukomoka mu byita mushobora kuba mubyita ikiziba cyangwa se ikidendezi. Ayo mazi rero Yesu arayareba, ahita ategeka ko aya mazi yahita aba meza. Aravuga ati, wa mazi we, ndagutegetse hita uhinduka urubogobogo cyangwa se utayuke, nk'uko tubimenyereye kubivuga mu rurimi rwacu. Ako kanya akimara kubivuga, amazi nyine Yesu acayuka, nyine Yesu aba urubogobogo nk'uko yari amaze kubitegeka. Icyo ni kimwe mu gitangaza cya mbere Yesu yakoze, cyabashije gutungura abantu bagatangira kubona ko Yesu ashobora kuba afite imbaraga zidasanzwe.
yewe n'ababyeyi be harimo Yosefu ndetse na Mariya ntabwo babashije kuba babyakira, nyine babonye ko ari ibitangaza kuba barabyaye umwana afite ikora ibitangaza bikomeye cyane. Gusa ntabwo byarangiriye aho, kuko Yesu yagiye abatubura abereka ibindi bitangaza bigiye bikomeye cyane cyane ibyo tugiye kureba, uretse ko tutabireba byose ngo tubirangize, ariko turebaho bikeya bigenda baboneka, turebaho nka bitatu. Ibindi mukomeje gushaka kubyirebera twabwiraho mwabishaka mwagera mugasoma cya gitabo twababwiye, icyo bita The Infamous Gospel of Thomas, niho mwagenda mugasanga ibindi bitangaza byinshi Yesu yagiye akora. Ikindi gitangaza rero cya kabiri cyangwa se ikindi kintu Yesu yaje gukora kigatangaza abantu, hari ubwo Yesu yarimo arakina n'abandi bana, hanyuma arimo arakina n'abandi bana umwana umwe arahanuka ava ku gisenge yikubita hasi ahita apfa, nyine arapfa kubw'ibyago bikeya arapfa. Amaze gupfa abandi bana bari barimo barakina na Yesu bagira ubwoba, barirukanka bakwira imishwaro, nyine bagira ubwoba, baravuga ati umwana arapfuye. Barirukanka bajya gutabaza ababyeyi babo, nyine ababyeyi baraza basanga nyine umwana nyine yapfuye. Urazi ababyeyi nyine baje bagasanga ko umwana yapfuye, nta kindi nabo bakoze uretse gukubitwa n'inkuba no kumirwa, nyine bakabona nyine yuko ibintu nyine bitoroshye. Nta kindi rero bakoze, bahise bareba hejuru ku rusenge basanga umuntu uhagaze ku rusenge wenyine ni Yesu. Baca baramuhamagara ngo ati ibi ni ibiki ukoze, wishe umwana, utwiciye umwana. Baratangira kumutoteza, nyine basa nk'aho bari kumuteraho amagambo cyangwa se nk'abamuburanya, ariko nyine Yesu yaracecetse ntacyo yavuze. Icyo yakoze yahise amanuka nyine ku rusenge, araza ahagarara imbere y'wa mwana, maze aramubwira ati, amuhamagara mu izina, aramubwira ati haguruka ubasobanurire ko ari njye nakwishe, ngaho haguruka unshinje yuko ari njyewe nakwishe. Akimara kuvuga ako kanya wa mwana yahise ahaguruka ahita areba Yesu, aramupfukamira aramubwira ati ntabwo ugeze unyica, ahubwo wanzuye, urakoze cyane, unsubije mu buzima, nari napfuye none unsubije ubuzima, ubashije kuba wanzura, Imana iguha umugisha. Ariko ababyeyi byarabatangaje birabatungura, bati nyine umwana wari wapfuye abashije kuba yazuka. Baravuga ati ibi ntibishoboka, bitangira kubarenga, bitangira nyine kuba ibintu by'urujijo muri karitsiye, kuba umwana muto yabasha kuba yazura umuntu, ni ibintu nyine bitumvikanaga, ni ibintu byari byabatunguye cyane. Ariko nanone by'ibitangaza babonaga ko ari ibintu byiza umwana akoze kuba abasha kuba yazura umuntu, kandi no mu mateka ya kera, mu mateka yabo nta muntu n'umwe bigeze babona ubasha kuba yakora ibitangaza nk'ibyo byo kuba yazura umuntu cyangwa se kuba yategeka ikintu kikaba ako kanya. Nuko rero ababyeyi icyo bakoze bahise birukanka bajya kubwira Yosefu na Mariya, baramubwira ati muze murebe umwana wanyu akoze ibitangaza, abashije kuba yazura umuntu wapfuye. Ibyo rero Yosefu yongeye kubona kuri wa mwana amaze gukora ibindi bitangaza bya mbere nk'uko twabonye hasi ku nkuru aho twe twayitangiriye. Yosefu yatangiye kubona ko ashobora kuba afite umwana ufite imbaraga zidasanzwe, nibwo yatangiye kugenda abyemera gake gake. Gusa nyine Yesu nawe ntabwo yarabyiteyeho kugira imbaraga zidasanzwe, kuko nyine yari akiri umwana, nyine niko yari yimereye. Nuko rero ibitangaza bya Yesu ntabwo byaje kurangirira aho, nk'uko twabasezeranyije ko turi bunyuremo tureba nk'ibitangaza nka bitatu biri aho ngaho. Dukomeje imbere, hashize iminsi mikeya muri ya karitsiye nanone Yesu aza kugaragara ari ku iriba ari mu gitondo, ari ku iriba aho yari arimo arakina n'ibyondo cyangwa se urugondo, bitewe n'aho ukomoka, bitewe n'uko umusipendingi ururimi aho mutuye. Yesu arimo arakina n'ibyondo, nyine akina imikino y'abana, nawe urazi ukuntu abantu bagenda bakina n'ibyondo cyangwa se bagenda bakina imikino itandukanye bakiri abana. Ariko Yesu uko yarimo arakina ibyondo, uko yabitobaga ntabwo byari uburyo busanzwe, we yarimo aratoba ibyondo ariko yikorera inyuma. Gusa ntabwo byaje gushimisha papa we, kuko haje guca umwana avuye arimo arakina na Yesu, nyine agaca aho ngaho akabona Yesu arimo arakina n'ibyondo, agahita ajya guhamagara papa we ari we Yosefu, akamubwira ati ngwino urebe Yosefu arimo arakina n'ibyondo, ngwino urebe Yosefu arimo arakora, ngwino urebe ibyo Yesu arimo arakora. Ako kanya rero ntabwo Yosefu yatinzemo, Yesu aza yirukanka aza kureba umwana we, aramubwira ati mwana wanjye ni ibiki urimo urakora? Ese wibagiwe kweza umunsi w'isabato? Ntuzi ko uyu munsi ari umunsi w'isabato, tudagomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose? Uyu munsi ntabwo wakagombye kuba uri gukora ibyo bintu byose urimo urakora, ugomba kuba umunsi w'isabato kandi ukawuha n'umugisha.
aramubwira ati ngaho nyaruka va muri ibyo byondo bikomeza gukina n'ibyondo dore ko ari no kwisabato. Ako kanya Yesu icyo yakoze yahise areba za nyoni ziwe, arazireba, yari yakoze inyoni zigera muri 6 zose arazigurutsa, arazibwira ati mwanyoni mwe, mbahaye ubuzima nimwigire mu buzima, muhaguruke muguruke, ariko ntimuzibagirwe ko ari ngiye muremyi wanyu, muzagaruke kunshaka kandi mujye mwibuka ko ari ngiye muremyi wanyu. Ako kanya rero nta gutindamo, za nyoni zose zaguruka nk'uko yari amaze kubitegeka nyine, zose zirahaguruka ziraguruka. Yesu ati ibi ntago bibaho. Sorry Yosefu, ati ibi ntago bibaho. Umve ko ari ikindi gitangaza cya gatatu yari amaze kubona ku mwana we, abona ko nyine ibyo bintu bitabaho. Ahita areba Yosefu, ahita areba Yesu, aramuhobera cyane, aramubwira ati mwana wanjye, ushobora kuba ukora ibintu bitangaje pe kuruta ibyo natekerezaga kuba washobora kubukora. Aramubwira ati mwana wanjye, mbonye ukora ibitangaza bikomeye cyane, ati rero ndagusabye ujye ukora ibitangaza byiza byubaka, ntuzigere ukora ibintu cyangwa se ngo utegeke kubaho ibintu bitari byiza, ahubwo ujye ukomeza witegekera nyine kuba ibintu bibaho, ibintu byiza nyine byubaka muri sosiyete nyine yabasha kuba byaguteza imbere. N'ibindi bitangaza byinshi rero, ni ibitangaza byinshi Yesu yagiye akora, ariko nagushishikariza kujya kwisomera icyo gitabo kugira ngo ubashe kugira kumenya byinshi ku by'ubwana bwa Yesu, kuko byamuvuzeho byinshi pe. Kandi hari n'ibindi bitangaza byinshi yagiye akora uretse ko tutabashe kubizana hano mu biganiro muri kino kiganiro cyacu. Gusa nyine uramutse ugiye ugasoma muri icyo gitabo twakubwiye, wagenda ukibonera nyine ibitangaza byinshi Yesu yagendaga akora, Yesu yari muntu ki, ukabasha gusobanukirwa muri rusange. Gusa nanone icyo wakitorera ugiye gusoma ugiye gusoma bino bitabo bya apocryphe, ujye ubyitondera cyane kubera yuko bishobora kukuyobya, ko bivuga yuko ariyo mpamvu bitashyizwe muri Bibiliya. Hari imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya biza bivuguruza cyangwa se bitavuga rimwe n'imirongo imwe yo muri Bibiliya. Ubwo rero witonde nujya gusoma ibyo bitabo ukuremo bimwe by'ingenzi byubaka, ariko ibindi ubona byagubana urushijo bikaba byagutesha kuba wakurikirana Bibiliya, ntuzabikurikirane cyane. Rero mwakoze cyane mwakurikiranaga Julius Jomo cyangwa se Julius Peace Jomo cyangwa se Jire nk'uko mumuzi, bitewe naho mwamenyeye cyangwa se nkaho tuziranye, ni ngewe umwe wenyine nta wundi. Murakoze cyane, mukomeze mudusapotinge nk'uko twabibasabye, mukande subscribe, mushare kandi mukomeze mutwifuriza no kugira ibihe byiza nk'uko natwe dukomeza kugenda tubyifuriza. Murakoze cyane.